ndabashuhuje bene data mwese duhurira kuri iyi cano dusangira ibyigisho umunsi ku wundi Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu. Uyu munsi dufite amahirwe yo kuba dufite bagenzi bacu hano muri studio bagiye kudufasha kumvikanisha ibi byigisho. Reka rero namwe tubifurize kugubwa neza, kandi tunabasabe musuhuze abakurikirana iyi cano bari hirya no hino, kandi munabibwire duhereye hano iburyo basuhuze. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane. Reka na mwene data hano nawe abasuhuze kandi abibwire. Ndabasuhuje, nitwa Charles Nkundibiza. Yesu ashimwe. Barakoze cyane. Nanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Rero mukuri reka dushimire Imana ko iduhaye amahirwe yo kugera muri uyu mwanya. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Reka mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utugiriye neza muri aya masaha, uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Kuri iyi cano dusabye umugisha ku bazabikurikirana natwe ubwacu. Umwuka wera azabe bugufi kugira ngo turusheho kwiga twunguka binyuze mu mwuka wera. Ubuntu bwawe bubane natwe twese, tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane bene data. Reka twongere tubahe ikaze na karibu kuri cano SDARM Rwanda. Ni cano y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Iri ni itorero rikorera ku isi hose. Abari hirya no hino rero tubahaye karibu kugira ngo muze dusangire ibyigisho, kandi mwibuke gukora share, mwibuke gukora subscribe n'ibindi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Abahageze bwa mbere rero turi kwiga icyigisho kitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tugeze ku cyigisho cya karindwi. Hari abo tumaranye iminsi birumvikana, ariko n'abahageze bwa mbere mukurikirane turamenya neza, cyangwa se murazarushaho kugenda musobanukirwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Rero icyigisho cya karindwi tugiye kwiga kiratubwira ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Twagiye tubona uburyo umucyo waje mu isi, uburyo Yesu yaje ari umutsima w'ubugingo, uburyo Yesu yaje ari umucyo w'isi, uburyo yabayeho mu isi. Ariko twagiye tunabona uburyo mu kuri abantu umugabane munini bagiye bamwanga mu nzira zose, ariko twabonye ko n'abamwakiriye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero natwe turebe niba umucyo waratumurikiye. Isomo ryo kuzirikanwa riyoboye iki cyigisho riratubwira ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Ni amagambo dusoma muri Zaburi ya 27 umurongo wa mbere. Umunyezaburi yabonye ko Uwiteka ari we mucyo we ndetse n'agakiza ke, arebye abona bimuzengurutse nta na kimwe yatinya. Rero mukuri amagambo ari mu gitabo cyitwa Uburezi ku ipaji ya 29 aratubwira ngo Kristo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 niko aya magambo avuga. Nk'uko buri muntu wese afite ubugingo binyuze muri Kristo, ni nako binyuze muri we buri muntu wese yakira imirasire y'umucyo uva mu ijuru. Kugira ubugingo muri Kristo ni nako biza bikurikiye kwakira imirasire ivuye mu mucyo, cyangwa se imirasire y'umucyo uturutse mu ijuru. Ibi ni umugisha udasanzwe bene data. Dufite amahirwe, dufite bene data hano muri studio bari budufashe kumvikanisha neza iki cyigisho. Ndetse na mbere yuko tujya mbere, twabasaba kugira ngo bumvikanishe, baduhurize aya magambo n'uyu mutwe w'icyigisho, n'abadukurikiye turushaho kuryoherwa n'ibi byigisho. Karibu mwene data Aimable. Hano ngira ngo kino cyigisho gikomereza ku cyatambutse cya gatandatu, aho twabonye ko Yesu ari umucyo w'isi. Hano rero tugiye kureba niba umucyo waranzwe cyangwa se niba waratumurikiye. Hano hari isomo batanze ry'ibihamya by'itorero kuri ya karindwi, hari kuri paji ya 18-28. Havuga ko buriya iyo abagize itorero bamaze kwakira umucyo, inshingano baba bafite ni ukumurikishiriza abandi, noneho bakabona kujya mu murimo w'ivugabutumwa. Ni inshingano ikomeye y'abizera n'abayobozi, twese abagize itorero. Ubwo rero tugiye gukomeza tureba, cyangwa se muri kino cyumweru cyose tuzarebera hamwe niba uyu mucyo kuwemera ni uko twasoje tuzo inshingano, cyangwa se niba twarawanze. Rero nk'uko mu burezi bivuga,
niba Yesu Kristo ari we mucyo nyakuri, kubivuga cyangwa se twaba tubizi ni kimwe, ariko niba twaremeye ko umucyo tumurikira, bizagaragarira mu mibereho yacu no mu gusohoza inshingano kwacu, kandi niba twarabyanze nabyo bizagaragara. Rakoze cyane mwene data aracyumvikanishije, ariko na mwene data Charles afite icyo avuga, ariko reka tuze kugusaba uraza kuza mu ngingo zo hepfo noneho kugira ngo turusheho kugenda twumva neza mbese koko umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Ingingo yo kuwa mbere iravuga ngo umucyo wahanuwe, niyo ngingo tugiye kwiga. Umucyo wagenje ute? Umucyo wahanuwe. Rero mube tayari kugira ngo rwose abantu twumve neza, n'abadukurikiye basobanukirwe neza uyu mucyo wahanuwe ute, ni umucyo ki, wahanuwe mu buhe buryo. Kuri A harabaza ngo turebere muri Yesaya 4:9 umurongo wa 6, none data Charles aturebere. Kuri A harabaza ngo ni gute umwuka wera yerekanye Kristo binyuze muri Yesaya. Noneho iki gice cya 49 umurongo wa 6 dusomere twumve. Haranditse ngo, aravuga ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Yego, n'amagambo akomeye cyane. Nzaguha kuba umucyo uvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Urumva hari ibyo yasezeraniwe byo kuba azaba undi muntu, ariko ibyo ntibihagije, ahubwo azaba n'umucyo uvira utuma agakiza ke kagera ku mahanga yose, ku mpera y'isi. Kandi uragwa n'ubuhanuzi Yesu yavugaga, yabireberaga kure, avuga ari ubuhanuzi. Yego, arakoze rwose. Kuri B, ni gute Simiyoni yasobanuye Yesu igihe yazanwaga mu rusengero mu gihe cyo kwegurirwa Imana, kandi ibyo byagombye gutuma dutekereza iki? Simiyoni yamuhanuye ate? Ibi byagombye gutuma dutekereza iki? Badukurikiye namwe mudufashe dutekereze ibi bintu. Noneho muri Luka igice cya 2 umurongo wa 32, reka mwene data Charles yongera dusomere kumva uko Simiyoni yamuhanuye. Luka igice cya 2 ku murongo wa 32 handitse ngo, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Turakomeza umurongo wa 32 gusa. handitse ngo, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Urumva Simiyoni iyo dusoma Bibiliya dusanga yaramuhanuyeho byinshi, ariko kuri iyi ngingo yavuze ko azaba n'icyo ngicyo, azaba umucyo, amuteruye. Bibiliya itubwira ngo yaramuteruye mu gihe cyo kwakira abana, arangije amuteruye ngo yuzure umwuka, amuvugaho ibi bintu. Rero mu byo yamuvuzeho harimo kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwa Isiraheli. Aha ni ibintu bikomeye cyane. Umucyo wahanuwe, ubwo uwo mucyo wahanuwe hano turi kubona muri aya magambo ko ari inde? Kristo. Ni Kristo. Noneho reka dusabe mwene data Aimable adusomera aya magambo ari mu gitabo cyitwifuza ibihe byose, turusheho kumva neza aya masomo icyo atubwira. Umusaza Simiyoni igihe ari muri uru rusengero Yesu yarimo yigishirizamo, yari yaravuze ko Yesu ari we mucyo uvira amahanga, kandi akaba ubwiza bw'ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Muri aya magambo Simiyoni yavuze kuri Yesu akoresheje imvugo y'ubuhanuzi izwi n'Abisirayeli bose. Umwuka wera yari yaravugiye mu muhanuzi Yesaya ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Muri rusange ubu buhanuzi bwari buzwi ko bwerekeza kuri Mesiya, kandi igihe yavugaga ati ni njye mucyo w'isi, abantu bashoboye gusobanukirwa n'ibyo yari avuze ko ari we Mesiya wasezeranywe. Yego, akoze cyane. Aya magambo reka dusabe mwene data Charles, amaze akanya ateze amatwi, kandi intego n'umugambi niyo kugira ngo n'abadukurikiye
bumve iki kintu umucyo wahanuwe. Ese urakivugaho kimwe ni data Sharire? muri iyi ngingo ivuga ngo umucyo wahanuwe, bigaragara ko Kristo yaje mu isi ariko aziye umuntu wese, kuko handitswe ngo nk'uko buri muntu wese afite ubugingo binyuze muri Kristo. Donc buri muntu wese, uwo ari we wese, uwaremwe wese afite ubugingo binyuze muri Kristo. Ni nako binyuze muri we buri muntu wese ashobora kwakira umucyo uva mu ijuru. Muri make nta muntu n'umwe uhejwe ku gakiza. Abantu bose binyuze muri Kristo bakira agakiza, kandi uwakiriye agakiza akakira umucyo uvuye hehe? Uvuye mu ijuru. Yakoze rwose. Mwene data arabyumvikanishije kandi arabisobanuye, n'abadukurikiranye ubwo tufite icyizere, cyangwa se namwe mugira icyizere ko burya agakiza umuntu wese agafiteho rutabi. Ese Emabo, ubu buhanuzi wakongera ukatubwira ni iki twebwe bidufasha kuba ubwo buhanuzi bwarahanuwe? Twebwe uyu munsi, uyu mwanya, inyungu mwene data yazivuzeho, ariko wanakongeraho kugira ngo n'abadukurikiye barusheho kugira icyizere. Ibyo nanjye niyo ushaka kuvuga. Yego. Tubonye ko umucyo wa Yesu Kristo. Ibyo turabizi kandi turanabisomye rwose. Yego. Ubwo rero umuntu uvuga yuko afite umucyo, ubwo n'ubundi ni uwakiriye Yesu Kristo. Rero kenshi na kenshi tuvuga ko twamurikiwe n'umucyo. Rero iyi ngingo irimo iraduhana kutitwa abakristo ku izina gusa, ahubwo uwo Yesu Kristo ari we mucyo twitirirwa, kugira ngo tumurikire abandi nuko tugira imibereho nk'iyamuranze. Urakoze rwose. Rero reka dusoze iyi ngingo ariko tubwira abadukurikiye aya magambo ari mu ntambara ikomeye. Aratubwira ngo mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu. Urumva harimo isomo rikomeye cyane, ngo mbega uburyo gicyaha kutizera kwacu, ubwibone bwacu no kumva twihagije. Mbega uburyo iki gitekerezo kituburira ngo tube maso, kuko kubwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome natwe tunanirwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twagenderewemo. Bariya abantu bo mu gihe cya Yesu barajijwe kubera kwirengagiza, ntibasobanukirwa. Natwe rero dukwiriye kuzirikana iki? Urukundo twakunzwe dukwiriye kureka kwirengagiza kugira ngo tubashe gusobanukirwa, binyuze mu gusenga dusaba umwuka wera, ndetse tunasaba Yesu kugira ngo ature mu bugingo, binyuze mu kugenda mu murongo ukwiriye, kugira ngo natwe twe kuzahomba nkabo. Rero n'abadukurikiye turabifuriza kutazahomba, ahubwo uko twiga ibi byigisho umunsi ku wundi, ariko turushaho kwakira umucyo ubiturukamo maze bihindura imibereho yacu. Reka rero ibyigisho byacu nakagaruka, ariko reka dushimire ababene data badufashije hano muri studio. Imana ibahe umugisha cyane. Tunashimire n'abadukurikirana. Uwiteka abahire kandi mugire ibihe byiza. Nakagaruka naho undi munsi. Murakoze. Amen.